gukora amahirwe tukayasanga hagiye hose aho yihishe tukayasanga sibyo ariko noneho murabizi ko igihugu cyacu gihora cyitwifuriza ibyiza gihora gishaka ko urubyiruko dutera imbere urubyiruko dukura mu maboko mu mifuka tugakora nimba amahirwe rero nk'aya yaje wiyareka ngo aguce mu myanya y'intoki uyareba. So mbere yuko nkomeza reka mbanze mbumvishe iyi video. Dukora iterambere ry'ubuhanzi dufite ubutumwa twishima Jean Paul Abdallah avuga ko amahirwe menshi yashyizweho agamije guteza imbere urubyiruko kandi ko abadafite ubushobozi hagiye gushyirwaho ikigega kizabafasha by'umwihariko abafite imishinga mito. Dufite Aguka Youth Fund ni ikigega tuzatangiza mu cyumweru gitaha. Nibura umujene utashagiye gutangira ufite business ntoya akifuza miliyoni 1 akifuza miliyoni 5 akifuza miliyoni 10 ajya kuri banki ya Hello guys, niseko meze neza. It's your girl nanone magnifique. So nimba rugambere uje hano welcome, nimba uhoruza hano duhora tubana welcome back. Hano mvuga ibintu byiza, nimba utarakora subscribe uyikore. Mvuga kuri business ideas, amahirwe yose yo kuvana umuntu urubyiruko cyane special urubyiruko ababyeyi abantu oh my god buri cyiciro cyose icyo buri muntu wese wifuza gutera imbere amahirwe yose aboneka nyazana hano nyacisha hano. Business ideas zigiye zitandukanye, kungurana ubumenyi, kuganira oh my god ariko cyane ku bintu birimo iki money sibyo. So tubane rero nimba utarakora subscribe umfashe ukore subscribe hano kugira ngo tujye tubana buri gihe kandi ukore no kukazogera kugira ngo bakita kazogera inzogera kugira ngo video yose tuzajya dushyiraho hano ugibona mu bambere sibyo guys. Thank you so much. Abantu bagiye kuri TikTok yo bo barabizi sinshobora kuzana ibintu biri aho ngaho bidigadiga, ngomba kubaha ibintu byiza bizabafasha gutera imbere sibyo. Nkuko nanjye mpora nifuza gutera imbere niko nkwifuriza nawe gutera imbere sibyo. So tubane rero twomeza tubane hano sibyo. Hari impamvu Imana yaguhaye iyo business ideas, hari impamvu ituma iyo business icyo gitekerezo ufite cyo gukora iyo business gihora kikugaruka mu mutwe, kikubuza amahoro, kikubuza gusinzira. Nuko Imana ariho ishaka kuguhera umugisha, nuko aricyo kintu ishaka kukuzamuriraho. So haguruka rero urwanirire ejo hazaza hawe, haguruka ukore nubona amahirwe uyakurikire. Tom Close niwe wavuze ngo amahirwe najya no munsi y'ameza yakurikire, najya hejuru y'inzurira, najya ahagiye hose uyasanganire sibyo. Uyakurikire, ugomba kuyakurikira aribyo na nyakubahwa perezida wacu ahora adushishikariza sibyo, gukora amahirwe tukayasanga hagiye hose aho yihishe tukayasanga sibyo ariko noneho murabizi ko igihugu cyacu gihora cyitwifuriza ibyiza gihora gishaka ko urubyiruko dutera imbere urubyiruko dukura mu maboko mu mifuka tugakora. Nimba amahirwe rero nk'aya yaje wiyareka ngo aguce mu myanya y'intoki uyareba, ahubwo ugomba kuyasanganira ugatega amatwi neza, ibisabwa byose ukabyuzuza sibyo, ukabyuzuza hanyuma aya mahirwe ukayabona sibyo darling. Aya mahirwe rero ntabacika. Thank you so much guys, my YouTube family. So mbere yuko nkomeza reka mbanze mbumvishe iyi video. Urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi dufite ubutumwa twishima Jean Paul Abdallah avuga ko amahirwe menshi yashyizweho agamije guteza imbere urubyiruko kandi ko abadafite ubushobozi hagiye gushyirwaho ikigega kizabafasha by'umwihariko abafite imishinga mito. Dufite Aguka Youth Fund ni ikigega tuzatangiza mu cyumweru gitaha.
nibura umujene ushangiye gutangira ufite business ntoya akifuza miliyoni imwe, akifuza miliyoni 5, akifuza miliyoni 10, ajya kuri banki ya Sako no ku zindi banki bamuha amafaranga, leta imwishingire 90%, we yerekane ko yabona 10% ku nyungu y'amafaranga 9%. Ibyo twarabitangiye, twasinye amasezerano na BRD, turabitangira icyumweru gitaha, no kugira ngo dukomeze dushakisha uburyo umujene w'umunyarwanda abasha gutangira yikorera, akanda yashaka amafaranga akayabona kandi akunguka nawe agatanga akazi. Murabyumva nk'abantu banjye, nta kintu leta yacu itadukorera, nta kintu itadukorera. Urubyiruko ntucikwe n'aya mahirwe, inshuti yanjye, amahirwe azanwe mu buzima. Gerageza aya mahirwe yafatirane, utangire ukore, wagure business yawe, umva bya bintu wifuzaga kugeraho utangire ubigereho hakiri kare, sibyo guys? Nanjye nzajya nkomeza mbakurikiranira amakuru, mbazanira amakuru kuri ibi bintu. Iyi nguzanyo tugombe tuyibone, kandi tuyibone turi benshi, sibyo? Murabyumva? Ibaze ko wajyaga kwaka inguzanyo bakakwaka ingwate. Twese urubyiruko tukishakisha, turabyumva, turabizi nta ngwate tuba dufite abenshi, sibyo? Ugatekereza ko se ndashaka gukora, mfite umushinga, mfite business ideas mu mutwe wanjye, nshaka gukora kinguza amahoro, ariko nabuze inguzanyo, nabuze ingwate, nabuze iki. Murabyumva ko leta yacu ari umubyeyi. Ibaze bazajya bakwishingira 90%, nawe werekane ko wabona 10%. Nurangiza amafaranga wafashe uyungukire 9%, mu gihe izindi nguzanyo wasangaga hunguka nka 11, 15, 18. Inyungu y'inguzanyo ugasanga interest yayo iri hejuru, ugasanga umva aya mahirwe rero ntagucike. Ejo kabigaseka mwakeza nakoze iyi video, abantu bari babaye excited nyine ndi kubivuga kuri TikTok, mbibwira abantu banje bo kuri TikTok. Abantu babaye excited bambaza inbox, bumve ngo mfite ama message arenga 300. Abantu bambaza bimeze bite, dusharinga amakuru meza, ubona ko hari abantu bishimiye nyine, bashaka kubimenya. Nakunze ukuntu hari abakobwa, nakunze ukuntu hari abahungu bamaze gufunguka, cyane abakobwa bafunguka bavuga ati manyi turangire tubwire ayo makuru bimeze bite, dutangire dukore. Ariko nabonye umuntu umwe, ni wewe namurebye ndavuga se nk'uyu koko, arandika muri comment n'ababeye nabuze ikintu musubiza, arandika ngo niwe yaduhe tuyanywere. Are you sure? Aya ni amahirwe y'urubyiruko ruzi icyo rushaka, ruzi gukoresha neza amahirwe, ruzi gukora. Apana bumva ko bagiye kubaha amafaranga yo kubyinira, bagiye kubaha amafaranga yo kunywera gusa. No, aya ni amafaranga y'urubyiruko ruzi icyo rushaka, ruzi aho rushaka kuva naho rushaka kugera, ruzi gutera imbere. Wowe rero nimba utekereza ko uzayabona ngo ukayanywera, ntekereza ko niyo process sinzi ko byakwirirwa binagerwaho, kuko abayaguha nabo ntago ari abana bo kuyaha umuntu babona ko udafatika, sibyo nshuti yanjye? Ariko nizere ko wikiniraga amafaranga asa yo kunywera, amafaranga nayo gukora. Nshuti zanjye mugende mukoresha amahirwe, ndababwiye nanjye ndakomeza mbashakira amakuru meza rushije haya mbazanire. Nta kabuza amafaranga tugomba kuyafata tugatangira kwiteza imbere, sibyo? Tukomeze tubane, ugume hano, ukore kunzogera nkuko nabibabwiye, kugira ngo video yose izajya ijyaho ugibona mu bambere. Thank you so much, ndabakunda cyane, mwakoze kubana nanjye. Keep in touch.